Ikiganiro ni Barada Vibes. Uyu munsi rero ndashaka kuganira n'abajene, urubyiruko, umuhungu n'umukobwa babaho mu buzima buhenze, babaho mu buzima busaba amafaranga, babaho mu buzima aho usanga bafite abantu babatunze. Ugasanga umwana w'umuhungu afite umugore mukuru cyangwa se umukobwa mukuru ufite amafaranga, akaba ari we umuha ibyo bintu, akamuha amafaranga, umuhungu nawe akaryamana n'uwo mugore. Ugasanga ni umwana w'umukobwa mutoya ariko afite umugabo umwe cyangwa abagabo benshi bamutunze, bamuha amafaranga, bamuha imyambaro, bamuha ibyo atunze byose kugira ngo nawe aneshanje baryamane. Ni mwebwe nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Uyu munsi ntago nje kubacira urubanza ngo mbabwire ngo ibyo mukora si byo cyangwa iki, kuko buri wese afite impamvu abikora. Uyu munsi ntago nje kubabwira ngo mubireke kuko mwabihisemo, ariko noneho nje kuganira namwe kugira ngo noneho mutekereze amaherezo yabyo nayahe. Uyu munsi ufite imyaka 18, ufite imyaka 20, 25, ufite itoto, ufite ubwiza, ufite iki? Ibyo bintu uzabikora igihe kingana iki? Ibyo bintu uzakuramo iki? Uzakuramo iterambere cyangwa uzakuramo ibibazo byinshi? Uyu munsi rero ndagira ngo dufata akanya tubiganireho. Ubona ibintu kuko waryamanye n'umuntu akaguha telefone, kuko waryamanye n'umuntu akaguha amafaranga runaka, kuko waryamanye n'umuntu akakugurira imodoka. Uyu munsi sinzi imyaka ufite. Niba uyu munsi muhungu ushaka kubaho neza, ukajya muri gym ugaterura ibyuma, hakaba hari umugore runaka ukwishyurira, akagukodeshereza inzu, akakugurira imodoka, akaguha amafaranga yo kubaho nuko kuntu usa neza kose, ari umugore runaka ubyishyura. Ni uburenganzira bwawe. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ujye ushyira mu bwenge, kuko ntago uzahora ufite imyaka 18, ntago uzahora ufite imyaka 25 umusore. Igihe kizagira ugira imyaka 40. Ese iyo myaka 40 ejo hazaza hawe nizo nzira watangiye urimo urabitekereza? Urimo urahareba ukabona umurongo urawubona neza, cyangwa ubaho uyu munsi, ubaho umunsi ku munsi, ejo nta kintu hakubwiye? Reka mvuge kuri wowe mukobwa, nawe urasa neza, umeze neza, uzaryamana n'uwo mugabo kugeza ryari? Azaguha ibyo bintu kugeza ryari? Ese ako kazi musore ko kuryamana n'abagore bafite amafaranga cyangwa n'abakobwa bafite amafaranga bakaguha ibyo bintu, uzagakora kugeza ryari? Ese ibyo bintu ukuramo urimo urabibyaza umusaruro kugira uzageza ahantu ubihagarike, cyangwa uzaryamana nabo ubuzima bwose? Uyu munsi impamvu uwo mugore cyangwa uwo mukobwa yaje kukureba wa muhungu we, nuko uri umusore, nuko ugifite amaraso ashyushye, nuko ugifite bwa bwiza, bwa buranga bw'abana bakura, nuko ugifite n'ingufu. Ibyo bintu nibitangira kugabanuka utangize kugera imyaka 40, ntago ariko uzaba ugifite abakiriya nk'uko bafite uyu munsi. Mukobwa mwiza, uyu munsi uwo muntu wishyura inzu, uwo muntu wishyura imyenda, uwo muntu wishyura transport, uwo muntu ugira ute mukaryamano akaguha ibyo bintu, ntago mu myaka iri imbere azaba kikuzaho. Hari abandi bana bashyashya, hari abandi bana beza barimo bazamuka. Ariko niba uri mutoya ukavuga uti ndaryamana na madamu runaka cyangwa ndaryamana na bwana runaka, mukuremo ibi bintu. Nagira ngo nkubwire ngo tekereza kuri ibi bintu, ejo hazaza hawe hameze gute? Icyambere, haguma ubuzima. Nagira ngo nkwibwire niba ibyo bintu bijyamo, ukingire ubuzima bwawe, ubikore ari kuri na muzima. Nturware indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ntutere inda cyangwa ngo uterwe inda utateganyije. Ukingire ubuzima bwawe, wirinde ibiyobyabwenge, kuko akenshi abo bantu hari igihe atazana amafaranga gusa. Mushyire mu bwenge muri ibyo bintu ukora. Yego azanye amafaranga, umuha ubuto bwawe, umuha ubwiza bwawe, ariko se agombe kugerekaho n'indwara, agombe kugerekaho na droge. Ejo hawe hameze gute? Ese mu mafaranga aguha ni icyo urimo ukora kizaguteza imbere? Kuko twabonye yuko ako kazi byukora ntago uzabikora ubuzima bwawe bwose. Ese uri muri iteza imbere? Uri muri iga ngo urangize kwiga ufite diplome? Tuvuge ko ayo mafaranga urimo wiyishyurira minerval. Yego. Ese ko wamaze kwiga ibyo wize bishyize mu bikorwa? Ko ufite ayo mafaranga aguha uyu munsi, ntago utahira gusa neza no kurya neza no gusohoka heza no kwambara neza ngo usange nta niki, nta na saving ufite. Niba aguha amafaranga runaka, ushobora gushyira gake ukagenda wizigamira. Urizigamira mu byo aguha, kuko bimeze nkaho ari akazi. Nta kindi ukora, nta wundi, amafaranga yakura kuri uwo muntu gusa. Urizigamira.
duke twiza ariko utuzigame. Uyu munsi urimo uravuga uti ibi bintu nzabikora mu myaka runaka mbivemo, cyangwa uwo ngo azajya akuvaho aguhererekanye, aguhereza undi. Urimo urabitekereza? Tekereza ubuzima bwawe, yego urebe ubuzima bwawe. Ikindi kintu hano ndimo ndanavuga ubuzima, nkavuga ku mibonano mpuzabitsina, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutera inda no gutwara inda, ariko ujye utekereza n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe, kuko hari igihe ibyo bintu bikora utabikunze, ukabikora kubera ubuzima, ukabikora kubera ariyo shwa, cyangwa se ariko guhitamo wabonye. Uyu munsi rero nagira nkubwire ngo utekereze n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze neza. Ese mu mafaranga aguha, mu mafaranga ubona, ushobora kujya ku baganga bo mu mutwe ukaganira n'umuntu w'inzobere kugira ngo n'ubwo bwenge bwo mu mutwe bwawe nabwo bujye kuri gahunda, kuko ubuzima mu mutwe, ubuzima imbere, ubuzima uko tugaragara byose bifite agaciro. Hanyuma ikindi kintu nagira ngo nkubwire ngo utekereze ku hazaza hawe. Urahabona neza? Uravuga uti mu myaka 5 bizaba bimeze gutya, cyangwa uricara ukabaho uyu munsi, ubushugamami uguha ibyo aguha, yagenda ukongera ukajya muri pause, ukazongera gutekereza ari ukagarutse. Sugar daddy yagenda ukajya gute? Tekereza, sibyo? Ibintu uyu munsi njya mbabwira ngo muba abasirimu mu bintu byose. Ubuzima ubayemo ngewe ntago ngomba kuza kugucira urubanza, ariko uyu munsi ndanakubwira nti nanone reba ejo hazaza hawe. Uzakuramo iki? Uzakuramo indwara, ukuremo depression, ukuremo guhangayika, ukuremo kutiyakira, ukuremo kutishima gusa? Hoya, ugomba no gukuramo n'ibindi bifatika. Niba ayo mafaranga hari, yakoresha kugira ngo witeze imbere, ariko muri uko kwiteza imbere urebe no ku buzima bwawe, bwaba ubuzima physique bwo mu mutwe, bwabiki, kuko ukora siporo, urya neza kugira ngo ugaragara neza, ariko ibyo ngibyo nta kintu bimaze mu gihe imbere ushenguka ushira. Ibyo ngibyo nta kintu bimaze mu gihe imbere urara udasinziriye, mu gihe uhora n'ubwoba, mu gihe ufite depression yakurenze kubera ayo mahitamo yawe. Uyu munsi dutangiye umwaka, turi mu kwezi kwa 3, ntago umwaka wari wagera kure. Niba nta kintu wajya guteganya, wibuke niba wumvishe iki kiganiro uvuga uti Barada yabivuze, ngiye gutangira. Ufite konte ya saving, ufite se ahantu waguze imigabane, ufite se muri ejo heza sinzi niba ujye uyitaho, niba ariko mbona ngo muri abasirimu mutajya mu bireba, ariko ubusirimu uyu munsi, ejo buzacya bwitwa ejo si kera, niba ujye ubyumva. Hanyuma ikindi kintu bajya bavuga ngo urutindo uzambukiraho, urutinda uyu munsi. Bivuga iki? Uyu munsi ufite ingufu, uyu munsi ufite ubwiza, uyu munsi ufite ibikurura abo bagabo cyangwa abo bagore baguha ayo mafaranga, ariko ejo siko bizamera. Uyu munsi rero niba wubaka fondasiyo yawe, ukagenda wubaka gake gake, ugashyiraho intego, izo ntego ukazigeraho, ejo umunsi uzaba utangiye gusaza uzaba ufite aho utangirira, ntago uzahera kuri 0. Ariko byose bisaba iki? Byose bisaba kubitekerezaho, byose bisaba kubipanga, byose bisaba kubiha umurongo hakiri kare. Tangira nonaha, umwaka uzarangire wisuzuma uvuga uti yego watembereye mu bihugu runaka byose babigenzemo, yego waguze ya telefone yari ihenze abandi batari bafite, yego wariye ibiryo abandi batariye, ariko se mu mufuka hameze gute? Ntago uri wa muntu na mama wawe agira ikibazo ntushobore no kumwohereza 5, abantu bakubona utwika babona uri igitangaza. Ntago uri wa muntu urwara udashobora no kwishyura mituweli, abantu bagakoteza kugira ngo bakugurire mituweli ya 3 kandi waratwerekaga ko ujya za Buraya na hehe. Ntago uri wa muntu murumuna wawe cyangwa umusaza wawe azananirwa kwiga bakamwirukana ku ishuri kuko yavuze minervare, kandi uri igitangaza, ufite telefone ihenze, ufite ishakoshi ihenze, ufite imodoka ihenze. Uyu munsi rero nsoza iki kiganiro, ingamba nakubwiraga ni ingamba zo kureba ngo ubuzima bwawe buhagaze gute, n'amahitamo wakoze. Uyu munsi rero nagira ngo urebe ubuzima bwawe, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutwara inda no gutera inda utateganyije. Ikindi kintu wite ku buzima bwawe bwo mu mutwe, kuko nabwo ni ingenzi kandi nabwo burahungabana. Ikindi kintu wirinde, utekereze, wiha umurongo ku byo bakuzanira. Yego bazakuzanira amafaranga kuko urayakeneye, ariko se ibyo bakuzanira byose ni ngombwa kubyakira? Ni ngombwa kubifata? Barakuzanira ibiyobyabwenge, muri wowe wumva gukoresha ibiyobyabwenge hari ikintu bikongerera?
kuki ubyakira, wiha umurongo mu buzima. Burya ibyo ukora byose ujye wiha umurongo, uvuga uti ibi ndabyemera, ibi simbyemera. Hanyuma ikindi kintu, utekereze ku masaziro yawe, utekereze kuri ejo hazaza hawe, uvuga uti kano kazi ndagakora kubera iyi mpamvu, nihaye iyi ntego, muri iyi myaka nzaba ngeze kuri iki. Hanyuma urebe, uproteje backup, ugire backup, ugire stock, uvuga uti ejo bihindutse nabaho nte. Ubuzima bwawe bufite mu biganza, guhitamo ni ukwawe, ariko no guha umurongo ubuzima bwawe nabyo ni ibyawe. Ngaho rero gira icyo ubikoraho.